inshuti bakunzi ba Gato Network twongeye kubasuza tubifuriza ibihe byiza. Uyu munsi rero mu kiganiro cyacu kitwa tumumenye uko twabagejeho ubushize turaza kubagezaho inkuru itangaje y'umwana benshi mwumvise, umwana benshi bakunda, umwana wamamaye cyane ku isi hose. Turaza kubagezaho ubuzima bwe rero butangaje. Uyu mwana rero nta wundi azwi ku mazina ya Albert Ofoso Nketia, akomoka mu gihugu cya Ghana hitwa Ikomasi. Uyu mwana nk'uko mubizi ni igitwenge cye cyahogoje benshi, ni igitwenge cye cyamamaye ku isi hose, aho abanza kurira nyuma agaseka. Uyu mwana rero nk'uko nabivuze yitwa Albert Ofoso Nketia, afite imyaka 9 y'amavuko. Benshi bamaze kwibaza inkomoko ye, bamwe ndetse batangira kumwitirira, bamwe yewe no mu Rwanda baramwitiriye, muri Uganda baramwitiriye, ariko umwana akomoka Ikomasi mu gihugu cya Ghana. Nkuko tubikesha ikinyamakuru cyitwa Oneba Media cyavuganye na mama we, yagize ati sinatekereza ko iyi video yazagera kure cyane akamamara. Ubundi yashaka kurya amateke kuko akunda amateke cyane. Mama we witwa Rozina ati namuzaniye ibindi bitari amateke kandi ayo yari yiteze, hanyuma biramurenga ararira cyane ye. Nyirakuru kuko ari we nshuti ye cyane yaje kumuhoza maze amuririmbira indirimbo isekeje, maze umwana nawe araseka aratembagara. Birumvikana ngo kuko rero igitwenge cyaje nyuma yo kurira. Nkuko video igaragara abanza akarira ubundi agasoza aseka. Wakwibaza rero uburyo iyo video cyangwa se inkuru ya Nketia yageze no mu Rwanda, nawe yakugeza aho uri. Nuko Nketia yafotowe cyangwa se yafashwe video na nyirarume umubyara, hanyuma nyirarume amaze kumufata iyo video, nyuma yaho yaje kugurisha telefone ye mu baturanyi. Nkuko umuntu wese agurisha telefone, ayigurishije nyuma umuturanyi rero amaze kugura telefone arayifata, afata ya mafoto yari arimo na video, abiha umuntu umwe mu nshuti ze, inshuti ye ibindi birahererekana kugeza natwe mu Rwanda tuyibonye. Nguko uko twabonye Albert Ofoso. Ni igitwenge rero cyageze ahantu hose ku isi, abantu benshi bagikoresha, nuko umwana yamamaye. Umuryango rero we, umuryango umubyara harimo nyina witwa Rozina, ntabwo yigeze kwifuza gutanga ikirego kubera ko ntiyishimiye kubona umwana we yamamara ku karubanda aseka. Ntabwo yigeze byishimira, yewe ngo yari hafi gutanga ikirego, ariko aza gusanga ntacyo bitwaye cyane ararekera. Mu magambo ye aragira ati nifuje gutanga ikirego, sinishimiye kubona umwana wanjye ari ku karubanda arira, nari hafi kubwira polisi rwose. Rozina arakomeza agira ati umwana wanjye yavukiye amezi 7, ntiyagize ubuzima bwiza, ntabasha kuvuga neza, kuvuga biramugora rwose. Ni umwana witonda, afite ibibazo byinshi by'ubuzima. Abaganga bavuze ko yagize ibibazo ku bwonko, ariga ariko ntakurikira neza kuko no kuvuga neza biramugora. Tumaze kubona abantu benshi badusura batwereka urukundo, twabonye abaterankunga benshi, hari n'abifuje kumuvuza cyane ko twe nta bushobozi dufite. Nyina arakomeza agira ati njye nizera Imana rwose, reka nizere ko ari mpamvu yamamaye kugira ngo wenda tugobokwe. Umwana rero yitwa Ofoso Nketia cyangwa se Albert Ofoso Nketia akomoka mu gihugu cya Ghana.
uyu mwana yasekeje abantu benshi cyane ku isi yose, arazwi. Abakoresha imbuga cyane, imbuga nkoranyambaga cyane cyane bakoresha iyi video, bakoresha video nk'uko natwe twayikoresheje uyu munsi. Ni umwana rero wumva wamamaye mu myaka mito cyane, imyaka 7 gusa nibwo yatangiye kwamamara. Imyaka 3 ishize nibwo umwana yatangiye kwamamara, ubu wenda twavuga ko imyaka 9. Uyu mwana rero ni umwana wo kwigiraho, umwana utangaje cyane. Murabizi ko igitwenge cye cyahebuje benshi, igitwenge cye cyakomeje kugera kuri buri muntu wese. Ntegeza ko umuntu wese udukurikiye ashobora kubaza uyu mwana rwose. Ngibyo wamenya rero kuri Albert Ofosu Nketiah wamamaye cyane mu myaka 3 ishize. Turashimiye abakomeje gukurikira umurongo wacu wa YouTube Gato Network, tubifuriza ibihe byiza, tubakangurira gukora subscribe kugira ngo ibintu byacu bibagereho mu buryo bworoshye.